Isura yitiriwe gushikanuza ikaba ari isura ya 79 muri Qur'an, igizwe n'imirongo aya 46 yamanukiye i Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyiribambe. Wan-nazi'ati gharqa. Ndahiriye kuba malayika bashikanuza roho z'abahakanyi igihe cyo gupfa. Wan-nashitati nashta. N'abakuramo roho z'abemera mu bwitonzi. Was-sabihati sabha. N'abazogana mu kirere. Fas-sabiqati sabqa. Bakazishyira vuba aho zagenewe. Fal-mudabbirati amra. N'abamarayika bayobora ibibera ku isi. Yawma tarjufu ar-rajifah. Umunsi imanda izavuzwa bwa mbere, buri kintu cyose kigatingita. Tatba'uha ar-radifah. Igakurikirwa n'impanda ya kabiri. Qulubun yawma idhin wajifah. Imitima kuri uwo munsi izagira ikidodo. Absaruha khashi'ah. Amaso yayo azacika imbaraga. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Baravugana agasuzuguro bati, ubu koko tuzazurwa nyuma yo gupfa tugire ubuzima. A idha kunna 'idhaman nakhiran. Nitumara kuba amagufwa yashangutse. Qalu tilka idhan karratun khasiran. Bati ibyo kuzurwa niba ari ukuri koko kuzaba ari ugugaruka kw'igihombo. Fa innama hiya zajratun wahidah. Mukuri imperuka izaba ari impanda y'urusaku rumwe gusa. Fa idha hum bisahirah. Nyuma bo ibiremwa byose bizisanga ku yindi si nshya. Hal ataka hadithu Musa. Ese wagezweho yewe Muhammadi n'inkuru ya Musa? Idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa. Igihe Nyagasani umurezi we yamuhamagaraga mu kibaya gitagatifu cya Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ikamutuma iti, jya kwa Farawo kuko we yarenze imbago mu buhakanyi. Faqul hal laka ila an tazakka. Umubaze uti, ese ufite ubushake bwo kwiyeza? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maze nkuyobore kwa Nyagasani umurezi wawe kugira ngo umutinye. Fa arahu al-ayata al-kubra. Nuko amwereka igitangaza gikomeye, inkoni. Fakadhaba wa asa. Farawo aragihakana akomeza kwigomeka. Thumma adbara yas'a. Hanyuma atera umugongo ukwemera agenda abuza n'abantu kuyoboka Musa. Fahashara fanada. Nuko akoranya abakozi be n'ingabo ze arababwira ati, Faqala ana rabbukumul a'la. ninjye Nyagasani wanyu usumba byose. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Imana imuroha mu nyanja igihano cy'ijambo rye rya nyuma yuko yise Nyagasani wabo usumba byose. N'ijambo rye rya mbere, sinzi ko hari indi mana mufite itari njye. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Mukuri mukorekwa harimo isomo ku bafite ugutinya Imana. Antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Ese nimwe muremetse bikomeye cyangwa ijuru twubatse niryo rikomeye? Rafa'a samkaha fasawwaha. Yazamuye igisenge cyaryo hejuru araritunganya. Wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha. Ijoro ryaryo araryijimisha hanyuma arikuramo umucyo waryo amanywa.
والأرض بعد ذلك دحاها nyuma y'ibyo isi arayisasa أخرج منها ماءها ومرعاها ayikuramo amazi yayo n'ibimera byayo والجبال أرساها n'imisozi arayishimangira kugira ngo isi itanyeganyega متاعا لكم ولأنعامكم ibyo byose yabikoze kugira ngo munezerwe n'amatungo yanyu فإذا جاءت الطامة الكبرى umunsi haje amakuba يوم يتذكر الإنسان ما سعى umunsi umuntu azibukaho ibyo yakoze hano ku isi وبرزت الجحيم لمن يرى maze umuriro ukagaragarizwa buri wese ubona فأما من طغى naho wa wundi wanze kumvira agahakana وآثر الحياة الدنيا agashyira imbere ubuzima bw'isi فإن الجحيم هي المأوى mukuri umuriro niwo uzaba icyicaro cye وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى naho wa wundi watinye kuzahagarikwa imbere ya nyagasani we umurezi we akanabuza umutima we irari فإن الجنة هي المأوى mukuri ijuru niryo rizaba icyicaro cye يسألونك عن الساعة أيان مرساها abakanyi barakubaza imperuka igihe izabera فيما أنت من ذكراها wahera he wowe uvuga uwo munsi إلى ربك منتهاها ubumenyi bwose kuri uwo munsi buri kwa nyagasani umurezi wawe إنما أنت منذر من يخشاها mukuri wowe ushinzwe kuburira wa wundi utinya كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها bazemera umunsi babonye imperuka nk'aho batabaye mu mva zabo uretse ijoro rimwe cyangwa amanywa yaryo